Hirya no hino ku isi hari inyubako zikomeye bitewe n'impamvu zitandukanye zagiye zubakwa kubera ukuntu wenda zimwe na zimwe zibera ijisho, izindi ukajya usanga zibitse amabanga yihariye. Amwe muri ayo mabanga rero kuri izi nyubako zikomeye ku isi yabashije kujya ahagaragara mu gihe ahandi yo yakomeje kugirwa ibanga. Igishimishije kurusha ibindi ni uko ayo mabanga atandukanye zimwe muri izi nyubako zikomeye ku isi hose ariyo twagukusanyirije muri iki kiganiro, akaba ariyo ngiye kukubwiraho kano kanya kuri izo nyubako zikomeye. Reka rero mbanze guha ikaze ahantu hose waba uherereye, mbone no kugushimira niba warakoze subscribe ariko niba utarayikora ndagusaba kuyikora byihuse ugakanda no kukazogera kugira ngo ikiganiro cyose tuzajya dushyiraho ujye uba mu ba mbere babashije kukibona. Ukaba ugiye kubera rero Eddy Kelody. Icyumba giherereye mu munara wa Eiffel Tower mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa nicyo dusanze ku mwanya wa 10 mu byibanga twaguteguriye muri kino kiganiro. Uyu munara rero ni kimwe mu bimenyetso bizwi cyane ku isi, akaba ari nayo mpamvu umujyi wa Paris wakira ba mukerarugendo barirwa muri za miliyoni uko imyaka ishira ndetse n'indi gataha. Ushobora wenda guhita utungurwa nuko muri uno munara harimo icyumba cy'ibanga, icyumba kidakunze kugerwamo na buri umwe wese, dore ko na bamwe mu bakigeramo bari bake cyane. Abantu bafite amahirwe yo gusura uyu munara ntabwo bagira ibyishimo gusa byo kureba uko uyu mujyi w'Ubufaransa ugaragara urebeye hejuru, ahubwo abantu basura bishimira kureba imbere mu mazu y'ibanga ndetse n'ibiro bigaragara muri uno munara muremure. Ariko nanone abantu bemerewe kwinjira muri uno munara vuba. Gustave Eiffel rero niwe uri inyuma y'iyubakwa ry'uyu munara, akaba ari nawe waje kuwitirirwa. Niwe muntu wa mbere wenyine wageraga muri kino cyumba kugeza ubu ngubu. Gusa mu buzima bwe bwose yarinze apfa yifuza ko kino cyumba cyakomeza kubibanga kikaba icye gusa, ndetse n'abandi bantu bifuzaga kugisura ntabwo yifuzaga yuko bakigeramo. Abanyeparis cyangwa se Abafaransa benshi bakomeje kujya bifuza kwinjira muri kino cyumba, ariko rero nanone Gustave Eiffel agakomeza kubyanga. Nyuma rero yuko apfuye iki cyumba cyahise gifunga igihe kinini cyane, ariko nyuma kiza gufungurwa, aho iyo wifuje kugisura usanga ibibumbano by'uyu mugabo ndetse n'abandi bantu bari inshuti z'uyu mugabo kimwe n'amafoto yabo. Andi mateka ajyanye n'uyu munara wa Eiffel Tower ushobora kuyamenya, ariko noneho bikaba akarusho winjiye muri kino cyumba cyahoze ari ikibanga. Ku mwanya wa 9 mu nyubako zifite amabanga menshi ku isi hose turasanga imiyoboro iri munsi ya Colosseum mu mujyi wa Roma, aho abantu barenga miliyoni 4 basura kano gace buri mwaka. Kakaba rero ari inyubako imaze imyaka ibihumbi ibarizwa muri kano gace. Abantu benshi rero basura bishimira gukomera kw'inyubako ndetse n'uburyo ibigaragara, ariko rero nanone bakeya nibo bazi ibijyanye n'imiyoboro iba munsi y'ubutaka, dore yuko imiyoboro igihe ari kugeza nanone. Iyi myanya rero yigeze kubamo inyamaswa zirimo inzovu, ingwe, intare, inkura, ingona n'idubu ndetse n'ibindi bisimba byinshi bitandukanye by'inkazi, aho byabaga byaguzwe kugira ngo bize kurwanira kuri kino kibuga hanyuma bishimisha abantu babaga baje muri bino birori. Igisimba cyicaga ikindi rero cyahitaga gishemwa ubutwari bwacyo mu gihe cyapfuye cyo, ubwo ibyacyo byarangiragaho, amagufwa yacyo akabikwa ahangaha. Kugeza ubu rero ahantu hasurwa n'abantu benshi cyane, ariko nta muntu uzi yuko yigeze kuba inzu y'urupfu ku nyamaswa zitandukanye kandi nyinshi zahabaga. The Hidden Room in Mont Rushmore niho dusanga ku mwanya wa 8 mu hantu hibanga kandi hagaragara mu nyubako zizwi cyane ku isi. Uyu musozi wa Rushmore rero ni ikindi kintu gikomeye cyane gikurura ba mukerarugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nanone abantu bake nibo bazi neza yuko muri uno musozi hagaragara icyumba cy'ibanga. Kimwe n'ibindi bice by'ibanga nakubwiye, uyu musozi wa Rushmore utungura abagenzi bawusura cyane bitewe n'ukuntu iki cyumba cyihishe kitakunze gusurwa n'abantu. Nk'uko ikinyamakuru dailymail.com.uk kibigaragaza, iki cyumba cy'ibanga gicukuye inyuma y'umutwe wa Abraham Lincoln, aho uyu mwanya w'amayobera uzwi nka Hall of Records. Nta bintu byinshi cyane bizwi kuri iki cyumba, gusa umugabo witwa Goodson yatangije umushinga wo kubaka iki cyumba. Gusa nanone ikibabaje ni uko uyu mugabo yapfuye mbere y'uko iki cyumba kirangira. Uyu musozi rero uretse kino cyumba cy'ibanga waje kurangira kubakwa mu 1941. Abantu benshi rero batekereza yuko uyu musozi waba warongeye kubakwa mu 1990, aho binatekerezwa yuko kino cyumba gishobora kuba cyarubatswe kikanasanwa ubwo uyu musozi nyirizina wongeraga gusanwa. Kuba rero gihari birazwi rwose, ariko ibigikorerwamo ndetse n'impamvu cyaba kiri ahangaha ni ibintu byakomeje kugirwa ibanga rikomeye cyane.
Niagara Falls muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho turasanga ikindi cyumba cy'ibanga kandi gifite amateka akomeye cyane. Ndivuga ngo isuma rya Niagara ni isumo cyangwa se izina rigaragaza ahantu humvikana neza cyane hahora hamanuka amazi kandi bigakura ba mukerarugendo batagira ingano kuhasura. Hirya rero gatoya ahateganye n'iri sumo hagaragara umwobo cyangwa se icyumba kidakunze kuvugwaho ndetse no kuba cyagarukwaho n'abantu bamwe bemeza yuko ngo ahangaha hashobora kuba harapfiriye abantu benshi cyane, hakaba kandi ngo hari abantu bahanukaga kuri rino sumo hanyuma imirambo yabo igatoragurwa ikajya kujugunywa muri ubwo buvumo. Ubu buvumo rero bwahawe izina ry'ubuvumo bw'umwuka mubi bitewe n'uko abantu bakeka yuko hari umwuka mubi warafatiwe imbere muri buno buvumo. Byizerwaga yuko abarwanyi bonyine babaga biteguye ku rugamba ari bo bonyine babashaga kujya muri buno buvumo kurwana. Kugeza uyu munsi rero ntabwo ari umuntu wese wapfa kwinjira muri buno buvumo, ndetse n'iyo umuntu atwaye amabuye yaho cyangwa se ibuye ryaho akaritwara, iyo aritwaye aba agomba kwitegura guhura n'akaga kandi gakomeye cyane. Ku mwanya wa gatanu reka tuhasange cyangwa se mu bintu bidasanzwe dusanga kuri uru rutonde, reka tuhasanga ibyumba bitandukanye bishe muri Buckingham Palace mu bwami bw'Abongereza. Aha ngaha rero ubuzima mu muryango w'ibwami busa n'ibintu bimeze nk'ibyo muri filime kandi amabanga yabo akomeza kubikwa ndetse iyo hagize n'ibigaragara bikomeza kugirwa ibanga rikomeye cyane. Mu Bwongereza rero mu bwami bwaho hari icyumba gitangaje gifite amabanga menshi cyane. Aho iki cyumba ari icyumba kinini cyane kirimbishijwe zahabu n'amabara y'umweru, aho buri gihe kino cyumba umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari cyo cyumba yakundaga gukoresha atanga ubutumwa bwa Noheli. Iki cyumba rero kikaba gifite umuryango w'ibanga aho abantu batazi aho umuntu yinjiraga, kuko abantu bavuga yuko ngo iki cyumba gifite urugi rumeze nk'indorerwamo cyangwa se kimeze nk'ifoto ku buryo utabimenya kandi urimo urarureba. Hari abantu benshi cyane banavuga yuko uyu mwami yakoreshaga mbere yuko yitaba Imana yakoreshaga kino cyumba yinjira muri runo rugi. Hanyuma rero uyu mwamikazi Elizabeth wa kabiri ngo nawe icyumba yari afite ngo ni icyumba cy'ibanga cyane, ngo icyumba cy'umwamikazi nta muntu uzi ibyacyo. Iki cyumba rero cy'umwamikazi Elizabeth nubwo yitahiye, abantu benshi cyane bakomeje kwibaza byinshi bijyanye n'urugi rwacyo, nta muntu uzi umuryango winjiramo aho unyura. Rero bikaba ari ibintu bidasanzwe. Iki nacyo tugisanze kuri rutonde. The small structure of Intragaspire ni uvuga ngo ni agace gaherereye i London mu gihugu cy'Ubwongereza, ni nako dusanzwe ku mwanya wa kane mu byumba by'ibanga biri ahantu hazwi. Aka ni akazu gatoya cyane gaherereye ahantu hitwa London, gafite intego isekeje cyangwa se ishimishije. Abantu benshi cyane iyo bakanyuzeho bakifotorezaho bitewe n'ukuntu kano kazu kagaragara, ariko rero nanone abantu bazi icyo gakora ni bakeya cyane. Iyo umaze kumenya icyo kano kazu kabereye aha ngaha byanze bikunze uhita utungurwa cyane. Mu ntangiriro y'umwaka w'1990 nibwo iyi nzu yabashije kujya ngaha ku nshuro ya mbere, aho yakoraga nka polisi ishinzwe abigaragambya cyangwa se abatezaga akaduruvayo muri London. Iki gihe rero kano kazu kakomeje kugenda gakura ba mukerarugendo benshi cyane ku buryo umugambi wako wa mbere kugeza uyu munsi wahindutse cyane. Ba mukerarugendo rero ntabwo bakeka yuko kano kanyubako kaba gafite intego runaka, kuko nawe ukarebye nyine gutya ukuntu kareba ntabwo wamenye yuko ari sitasiyo ya polisi, ahubwo bigaragara nk'aho ari ahantu ho kwishimishiriza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyi nzu rero nubwo utavuga yuko ari ibanga ryahishwe cyane, gusa uko igaragara n'ikintu ikora ni ibintu bibiri bikunze gutandukana kandi bigatungura abantu benshi. Ikibumbano cy'ubwigenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki nacyo tugisanze ku mwanya wa gatatu mu bibitse amabanga menshi cyane kandi bizwi cyane hirya no hino. Iki kibumbano rero cy'umugore ufite itabaza mu kaboko k'iburyo ndetse n'inyandiko mu kaboko k'ibumoso kimaze kuba kimenya bose ku bakoresha cyangwa se bakurikirana ibikorwa bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ni na kimwe mu byakwifashishwa mu kwerekana iki gihugu. Iki kibumbano rero gifite uburebure bwa metero zigera kuri 93, kikaba cyubatse ku karwa k'ubwigenge. Aka karwa rero gaherereye mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kino kibumbano ari impano abaturage b'Ubufaransa bahereje Abamerika. Imbata y'iki kibumbano rero cyangwa se uko giteye bikaba ari ibintu byakozwe n'uwitwa Frederic Augusto, kikubakwa na Gustave Eiffel, wa wundi wanubatse wa munara twabonye bwa mbere. Hanyuma rero Gustave Eiffel mu kubaka kino kibumbano yakoze byinshi cyane birimo kugena uko bazajya bagisura, bazajya bitwara, uko bazajya binjira n'icyo bazajya bakora bahageze. Aha ngaha rero nk'uko yabikoze kuri wa munara wa mbere twabonye ku mwanya wa 10, ni nako yabigenje kuri kino kibumbano, aho yavuze yuko nacyo kigomba byanze bikunze kugira umwanya w'ibanga. Nubwo nyamara abantu barenga za miliyoni basura ino shusho y'ubwigenge, icyo cyumba mu kugirirwa ibanga ku nshuro ya mbere byatewe n'uko umwubatsi waho ari gutyo yabyifuje. Ariko rero nyuma abantu baje kwifuza yuko nacyo bajya bakinjiramo,
hanyuma nabyo bitangirwa kwemerwa ubu nacyo bakinjiramo, nubwo abantu benshi batazi yuko kwinjira muri rino tara ry'uyu mugore usangamo icyumba cyagizwe ibanga bitewe n'amateka yacyo. Ni ukuvuga ngo cyasurwaga kuva kino kibumbano cyashyirwa aha ngaha, ariko rero kugeza ku itariki ya 30 Kamena mu 1916 ba mukerarugendo bakomeje kubuzwa kukinjiramo. Hanyuma nyuma y'intambara yigeze kuba muri kino kirwa itera guturika no kwangirika ku kuboko, ku buryo byari ibintu biteye ubwoba cyane, ku buryo nta muntu wari wemerewe kwinjira muri kano kaboko. Gusa kugeza ubu ngubu gusanwa kw'ako kaboko haratunganyijwe, gusa harakitwa Secret Room or State of Liberty. Ni icyumba rero kigendererwa n'abubatsi n'abandi bantu baje kureba uko hameze kugira ngo hatazaba impanuka abantu mu gihe baba batabyiteguye. Ni naho dusoreje igice cya mbere cyagarukaga ku bice by'ibanga cyangwa se ibintu by'ibanga bigiye bitandukanye bigiye bidasanzwe kuri ino si nzima. Hanyuma igice cya kabiri cy'iki kiganiro reka nkigutegure nacyo ndagikugezaho mu kanya kari imbere. Nitwa Gadi Kerode, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni naho dusoreje iki kiganiro.